Uwiteka Mana yacu turagushimira ubwo uyu munsi wabayeho kubera umurezi umwarimu. Turagushimira kubw'abarimu ba Atlantic International Academy. Turasaba ngo umwuka wawe abahumeke. Hari umuhanzi ugeze kuririmba ngo mana wo wambuye kumushobora gushyira kuri breva. Ntabwo Imana yo mu ijuru yagukura kumushobora imukire kuri breva. Izi neza akamaro k'umushobora. Ni Imana y'ubuzima. Twikumvikana. Irabizi neza ko iyo uri y'umushobora ibiguhaye ibintu birindwi, amaraso yabatembera neza, uba wirinze iki? Indwara n'ibindi. Niyo mpamvu we need spiritual teachers zihangana n'imyuka iri inyuma y'Umwana yigisha mbere y'uko agira ute amwigisha. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wize mu ishuri rikomeye. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wize mu ishuri ryishyura amafaranga menshi. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wigishijwe n'abarimu bafite degree zikomeye. Ejo hazaza hafitwe n'umwana uri kwigishwa n'umwarimu wahindutse, uri kwigishwa n'umwarimu wasobanukiwe umugambi w'Imana ku mwana ari kugira ute ari kwigisha. Naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Yesu abivuga byose na byose ndiki n'amahoro. Mwarimu afite inshingano zo kuba mwarimu, ariko akaba n'iki n'umubyeyi. Barakubuza gushyira umwana wo kuresha mu yiga, bakongera bakakubaza impamvu umwana atatsinze. Ndatekereza yuko ku ruhande rwacu bw'ishuri Authentic International Academy n'ubuyobozi bukuru, ndavuga board na nyiriyerekwa yitwa Dr. Paul Gitwaza, tuzakomeza gufataniriza hamwe n'Imana kugira ngo mwarimu ukorera iwacu mu mashuri yacu Authentic International Academy abeho neza. Usaba yuko duhura uyu munsi, ngira ngo none muzi ko ari tariki zingahe? 5 z'ukwa 10, kandi akaba ari umunsi ngarukamwaka wahariwe kwizihiza cyangwa kuzirikana ku buzima bwande bwa mwanya. Nubwo rero ku rwego rw'igihugu batubwiye yuko itariki yo kwizihiza uyu munsi yahindutse, tukaba tuzayimenyeshwa igihe bizabera, ntibikuraho yuko uyu munsi ari wo munsi twari tumenyereye. Ibindi birori bizaba, ariko dukwiye gutekereza ku uyu munsi. Ntabwo rero numvaga byagenda gutyo ngo birangire gutyo, cyane cyane ko uyu munsi wo kwa gatatu n'ubundi tuba tugomba guhura nyuma ya saa sita tukaganira ku by'akazi tugira ute dukora. Numvaga rero shaka ko tuganira, shaka ko tuvugana, shaka kubagezaho icyo nakwita nk'ijambo rito natekereje nabageneye kuri uyu munsi, ku munsi wa mwarimu. Numvaga shaka ko tuvugaho ibintu bitatu bikomeye. Icya mbere ni ugusobanukirwa mwarimu ni. Icya kabiri, insanganyamatsiko y'uyu munsi mu Rwanda iravuga ngo the transformation of education begins with teachers, cyangwa se umwarimu ishingiro ry'impinduka nziza mu burezi. Icya gatatu turi buze kuvugana ngo ni ubuhe burezi dukeneye mu gihugu. Duhora tubivuga buri munsi, ariko wenda ntitubivuga kuri uyu munsi wa mwarimu
turi buze kubyumva cyane mu buryo butandukanye n'ubwo twabivugaga ku yindi minsi. Ndagira ngo mvuge ku magambo abiri yavuzwe n'abahanga. Umugabo umwe wita Nelson Mandela yaravuze ngo uburezi niyo ntwaro yonyine wakoresha kugira ngo uhindure isi mu mwanya muto. Education is the only tool or is the only weapon to be used to change the world. Ahangaha Mandela bivuga ntiyavuze uburyo iyo si yagira ute yahinduka. Yavuze gusa ko isi yahinduka mu mwanya muto ukoresheje uburezi. Niyo nzira yonyine ishobora gukoreshwa isi ikagira ute igahinduka. Ahangaha araza kubabwira yuko ni inzira yakoreshwa isi ihinduka nabi cyangwa igakoreshwa isi igira ute ihinduka neza. Umugabo umwe rero w'umunyamerika wari perezida wa Amerika witwaga Roosevelt, we yaravuze ngo kwigisha umuntu udafite imana, udafite indangagaciro, uburemye umugizi wa nabi ari kubikora n'iki ubwenge. Education without God creates clever devil. Creates clever devil. Uburezi budafite indangagaciro, uburezi budafite iki imana, burema umugizi wa nabi ariko ubikorana ubwenge. Yufashije izi mvugo zombi z'abagabo babayeho b'abahanga, usanga harimo ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo Mandela we yabonye ko ari indwara wakoresha uhindura. Undi babona yuko iyo ndwara uyihaye umugizi wa nabi utazi imana, uburemye menase kuri sosiyete, uburemye umugizi wa nabi ariko uzi kubikora n'iki ubwenge. Mwarimu rero ninde? Iyo twizihiza umunsi wa mwarimu, iyo twizihiza umunsi, mwarimu ninde? Njyewe mwarimu mubonera ubusobanuro bune. Ubwa mbere, mwarimu ni igitabo gifite amapaje menshi, kandi buri paje igasomwa n'umwana yigisha uko bahuye buri munsi. Mwarimu ni igitabo. Means that a teacher in the class is the first book to be read by learners. Mwarimu niwe gitabo cya mbere mu ishuri umwana asoma, kandi ibyo yasoma n'icyo gitabo ntagire ute ntabyibagirwe. Ubusobanuro bwa kabiri mpa mwarimu. Mwarimu ni foroma. Iforoma murayibona? Shaper. Mwarimu ni foroma itanga forume umwana wese umuciye imbere agira ute acamo. Ni ukuvuga ngo buri mwana azafata size y'iforoma yagize ute yaciyemo. Ubusobanuro bwa gatatu, mwarimu ni program manager. Muzi icyo bakora muri computer haraho bita guprogramming. Nuko mu computer dukoresha ishingiye kuri gahunda ya program. Ibyo baprograminzemo nibyo bitanga resultat z'ibyo uzayikuza abagize ute ashaka. Mwarimu rero mu ishuri ni umuntu udevelopa program zizakoresha
zizakoreshwa mu bana bagize ute bamwicaye imbere. Abazi computer skills bazi neza ko gukora porogaramu biroro, ariko iyo umaze kuyiha kode uvuga ngo turakurangije turaguprogramize, na wa wundi wa programize ya porogaramu ntashobora gusubira inyuma wayibwire ngo kuri ntagize ute ntakubwiye. Umunsi wose umwana twicaye imbere tuba turi gukora programming muri we. Ereri dushyizemo, ibyiza dushyizemo, ni umusaruro w'ejo hazagira ute hazaza. Uwo ni mwarimu ukiri kuvuga. Ubusobanuro bwa kane mpa mwarimu. Mwarimu ni umufasha w'Imana. Hello? Mwarimu ni umufasha w'iki w'Imana. Because education tugiye kuri ya terme, kuri ya theory, kuri ya code yawangu wavuze ngo education without God creates clever devil. Tuyigiyeho bivuze ko education is act of salvation. Education is the work of salvation. Education ni umurimo wo gucungura, uvana umuntu mu bujiji, uvana umuntu mu mwijima, umushyira hehe mu mucyo. Nongere mbabwire yuko umwana twigisha afite ibice bitatu bikomeye. Afite umwuka, afite ubugingo, afite n'umubiri. Education icungura ni education ibaza ikadiringa n'umwuka, ni education ibaza ikadiringa n'amarangamutima, kugira ngo uburezi buhawe umwana buzamugirira akamaro ejo hazagira ute hazaza. Mwarimu rero agomba kuba umuntu usoma ibirenze iby'abana bari mu ishuri, usoma ibirenze uko umwana. Iyo niyo education. Uwo niwe mwarimu mvuga. Uyu munsi isi iragenda icurama, kandi kugira ngo icurame barabanza gucurika iki uburezi. Turerekeza mu isi ya robotics, aho umuntu agomba gutekereza nk'iki nk'irobo. Ariko authentic teachers, mu gihe isi iri kugenda icurama, mu gihe isi iri kugenda yerekera ahantu abantu bahinduka nk'inyamaswa, dukwiye kumenya yuko umurimo nyamukuru dufite ari uwo gucungura. Hari inama yigeze kuba hano muri Afurika, hano mu Rwanda, bazanamo robo yitwa nde? Sophie yavugaga neza Icyongereza, Sophie ikavuga neza Igifaransa, baza n'Igiswahili. Sophie yari kugira ute yari kukivuga, ariko Sophie nta muntu yari igize ute yari ifite. Bivuze iki? Mwarimu udatanga ubumuntu, mwarimu udatanga uburere, mwarimu udatanga umwuka ngo umuntu asabane nawe ubwe, umuntu asabane n'Imana, umuntu asabane n'uwamuremye, umwana wigisha abone community n'ibibazo birimo, uwo mwarimu arema ba Sophia ntabwo arema abantu Imana igize ute ishaka. We have many Sophias in different fields. Dufite ba Sophia muri serivisi zitandukanye, baciye imbere ya porogaramu y'abantu b'abaporogaraminze, akaba azi kuvuga neza Igifaransa, akaba azi kuvuga neza Icyongereza, akaba azi kuvuga neza Igiswahili, akaba azi kuvuga neza Lingala, imibare arayizi, history arayizi, amateka arayazi, ariko birangiriraho. Nta bumuntu. Bavuga Igifaransa ariko bagatera abana na zitagize ute zitateganijwe. Zitateganijwe nshaka kuvuga ni zitagejeje igihe umuntu atari muri mariyane.
bazi kuba neza icyongereza ariko baranaroga, barogesha amagambo, barogesha tricks, barogesha ibintu bitandukanye. Kubera iki? Ni umusaruro w'ibyo bagize ute bize. Mu gihe twizihiza umunsi wa mwarimu, dukwiye kumenya ngo umwana waduciye imbere, ko twamaze kuvuga ko mwarimu, icyambere navuze mwarimu ni iki? Ni igitabo. Ubuzima bwanjye nka mwarimu, umwana wansomye yansomye mu iki? Icya kabiri navuze format, ko ni shaper, umwana waciyemo yafashe iyihe form. Icya gatatu navuze program, niyo program uraprogramize muri uyu mwana, niyo bitutsi, niyo kumubwira gutya, niyo kuba program. Iyi program uraprogramize muri uyu mwana, abazayikoresha bose ni iki bazabenefitinga. Icya gatatu, icya kane, mwarimu ni umucunguzi, ni umufasha w'Imana, kuko education is the work of salvation. Ingingo ya kabiri ndashaka kuvugaho ni ibitero. Impinduka zuzuye mu burezi zizahera kuki? Kuri mwarimu. Izi mpinduka rero ntabwo ari impinduka zo kugira degree ikomeye, ntabwo ari impinduka zo guhemba imishahara ikomeye, ntabwo ari impinduka zo kugira ngo, ahubwo impinduka zikwiye guhera kuri mwarimu. Ni mwarimu wabaye holistically transformed, impinduka zuzuye, mwarimu muzima mu mwuka. Ubushize twari babwira yuko iyo wigisha, teaching and learning activity is exchange, is transmission, is exchange, no guhinduranya. If you are teaching, you transmit, you give. Umani transmitter undakaba receiver. But what you are transmitting, icyo transmitting mu mwana ni iki? Nababwiye ko transmission ya mbere ibera kuri spiritual level. Umwuka ugenda mwarimu mu ishuri niwo mwuka uzatwara iki? Abanyeshuri. Kuko nta buryo abantu bafite imyuka ibiri itandukanye bashobora kwemezanya mu byo bakora. Kugira ngo twemezanye nuko tubaza tukagira agreement, spiritual agreement. Niyo mpamvu mwarimu uzana impinduka, si mwarimu uzi fizike cyane, si mwarimu uzi science cyane, si mwarimu si na mwarimu yewe utuma abana batsinda cyane bakagira amanota 30 mu kizamini cya leta. Kuragiye mbona abantu benshi bagize amanota ya mbere mu ishuri, uyu munsi bari ku muhanda, abandi bari magerage, abandi bateguye jenoside zitandukanye, cyane cyane ko yabaye mu Rwanda. Mwabonye ko abantu bayiteguye ari abantu rwose b'abahanga. Hari uwari kuburana akavuga ngo afite Dr. Eshanu, ariko Dr. Eshanu zindi ingati mu kwica abantu n'impinja n'abandi. Aho ngaho barize. What is the transformation we need for a teacher? Especially authentic teacher. We need holistic transformation. Impinduka zihera hehe? Imbere mu mwuka. Kugira ngo umwana turiho twigisha tubanza tugirane agreement mu buryo bw'umwuka. Hello. Bibiliya iratubwira muri Zaburi 127 haravuga ngo biruhiriza ubusa kuzinduka cyane, bakajya bagize ute? Batinze, bakajya imitsima y'iki? Y'imiruho. Ariko
nizo ngororano Uwiteka agize ute atanga. Ngo baba bafite, ngo bameze nk'abafite ikirimba cyuzuyemo imyanda, ngo kuko bazahanganira n'abanzi hehe mu marembo. Abanzi dufite ni ubukene, abanzi dufite ni inzara, abanzi dufite ni ubutinganyi buri kugenda butwegera, abanzi dufite ni robotic system yo kugira ngo abantu batekereze nk'amarobo, abanzi dufite ni human rights, bya bindi bavuga ngo ni uburenganzira bw'iki. Niba mutegeye kujya babwira umureke n'uburenganzira bwe, niba agiye kwambara ubusa n'uburenganzira bwe, abo ni abanzi dufite. Abana bazahanganira ku marembo n'abo banzi ni abamaze kuba holistically shaped. Abo bazashapingwa nande? Ninde uzabashapinga? Ni umwarimu wamaze kugira ute kuba shape, spiritually shape. Umwarimu wo mu mwana agahita abona umugambi w'Imana muri uwo mwana kuruta stabonesa uwo mwana agize ute afite. Umwarimu ubona umwana akamugirira impuhwe yinereye kubera ko yarwaye inzoka kuruta kuvuga tore iruka. Ni umwarimu utamukirwa n'umwanda w'umwana wagize ibibazo, ahubwo akavuga ngo aha ni umwana agize ute akeneye. Ni umwarimu utibona mu mushahara munini cyane, ahubwo akibona mu muhamagaro w'icyo Imana yagize ute yamuhamagariye. Ni umwarimu utibona mu bibazo afite mu muryango, ahubwo akabona ko ibibazo afite mu muryango bifitanye isano n'iforomo yagize ute yabucuze. Impinduka nyazo mu burezi zizatangirira kuri mwarimu, ariko atari umwarimu wigiye i Babuloni, atari umwarimu wigiye kwa Herode, atari umwarimu wigiye mu Egiputa, ahubwo ari umwarimu wigiye mu biganza bya nyina. Bibiliya iratubwira ngo nyina wa Mose amaze kubona ko bafashe umugambi wo kubica abana, ngo yamuhisha amezi angahe? 3. Amaze kumuhisha bigenza ate? Ngo amubohere iki? Akato. Ngo amuhisha mu rufunzo Nyuma, ngo kandi arangije ngo atora mushiki we ngo abari uzajya umurebera ibigiye kugira ute kumubaho. Dukeneye abarimu basoma ibihe, bakavuga ngo ibihe turimo ni ibihe Farawo yiyemeje kutwica abana, ariko ngomba gushyiraho strategy zigira ute zibahisha. Tugomba gushyiraho strategy nizi. Iya mbere ni ukuboha iki? Akato. Ni ugushyiraho amahame, ni ugushyiraho inzitiro barriers, ni ugushyiraho strategy. Ngo arangije ngo amushyira mu mazi kandi mu rufunzo. Yamushyize ku gasozi aho izuba rimena iki imva gahanga, yamushyize mu mazi, means that yamushyize mu ijambo ry'iki ry'Imana. Mu rufunzo amujyana ahantu hateguwe neza. Ngo amuha mwene wa. Umva ikintu cyatangaje Bibiliya yambwiye ngo kandi aho hantu ngo Mose, ngo nyina wa Mose yamushyize, ngo umukobwa wa Farawo ngo niho yakundaga kujya kugira ute kogera. Yari azi ko ahashyize umwana we azabonwa n'abantu b'iki bagacira. Mwarimu rero dukeneye impinduka za mwarimu zigomba guhera mu guhinduka mu mutima. Mwarimu agasabana nawe, mwarimu agasabana n'Imana, mwarimu akagira amarangamutima mazima.
akijijwe nuko yakiriye impinduka. Icya gatatu, mwarimu akagira imibereho myiza. Nagira ngo batangarize ko imibereho myiza itandukanye n'amafaranga menshi. Mwarimu bizi ko imibereho myiza itandukanye no kugira amafaranga menshi. Abafinansiye, abanyamibare buriya twakora deba ukarinda bugira ute bwiza. Gerageza kugira abantu simple calculations. Simple cal. Narabwiye ngo icupa rya fanta rigura angahe? Ubu rigeze kuri angahe? 700. Fanta ntoya inini 700. Sibyo? Ikiro cy'inyama 3500. Litiro y'amavuta ariko ni imvange atari roti. Ni imvange atari roti. Litiro y'amavuta iri kuri 4,000. Sibyo? Noneho tubiteranye neza. Hari abantu bavuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye ngo njya iruhande rw'amazi atagize ute, ngo ntunganiriza neza imbere y'abanzi banjye. Bamubwira ngo ujya gutunganirije ameza, akakubwira ngo ameza Uwiteka yatunganije nariho bureba, nariho inyama, nariho mayoneze, nariho amafiriti, nariho ibi n'ibi. Ayo ni ameza y'ubupfu, ntabwo Imana yateguye. Hari umuhanzi ugeze kuririmba ngo mana wo wambuye kumushobora gushyira kuri bureba. Ntabwo Imana yo mu ijuru yagukura kumushobora imukire kuri bureba. Izi neza akamaro k'umushobora. Ni Imana y'ubuzima. Twikumvikana. Irabizi neza ko iyo uri umushobora ibiguhaye ibintu 7, amaraso yawe atembera neza, uba wirinze iki? Indwara n'ibindi. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Mwarimu Imana iramukunda cyane kuko ibyo mwarimu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi, ngora ngo afite fitness, Imana bise ku giciro kigize ute cyo hasi. Yes. Nujya kwa muganga bazakubwira ngo litiro z'amazi 5 ku munsi. Litiro y'amazi urangaye. Injerekani hano bayigura 300. Irimo litiro 25. Ari kujya kumbwira ngo bya bindi bya jibu n'ibindi byayungaye. Wafasha amazi ukayateka ukayashyira ahantu heza, mu cyumweru 1000 kirahagije ngo ubone amazi. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari umuntu wize kumbwira ngo ariko abarimu kuki badasaza? Impamvu badasaza, tuba mu mwanya ukwiye. Tuba mu mwanya dutanga urukundo kandi tukakira iki? Urukundo. Tuba mu mwanya tukabana n'abantu b'indyarya. Abana bakubwira ngo baragukunda, baba bagize ute? Bagukunda. Tuba mu mwanya dukora siporo. Iyo tuzamukana nabo tugasimbuka, tuba turi gukora siporo. Tuba mu mwanya. Kugira ngo mwarimu agire ubuzima bwiza, akeneye kubona umusaruro w'ibyo akora kuruta amafaranga menshi. Nubwo nayo ari ngombwa. Turi kumvikana. Ariko ubundi Imana itwagaranisa kurya. Iyo dusenga turavuga ngo uduhe ifunguro ridutunga uyu. Ntabwo Imana yashyizeho tayipu y'ibiryo. Tayipu y'ibiryo yashyizeho na y'isi. Icyo Imana itwagaranisa ni ukugira ute? Ni ukurya. Niyo mpamvu ngo badanyire bageze muri Egiputa, ngo babwiye umwami ngo si ngombwa ko turira ku meza yawe rwose, duha ibishyimbo n'amazi yo kugira ute? N'amazi yo kunywa.
ntabwo Imana yize twagaragisa igiciro cy'imyenda tuzambara, gusa yatwemereye kugira ute kwambara. Ariko uzasanga abantu benshi ikibagora mu mutwe, buriya kanzu yambaye igurangane ari iya 5, ari nayo garuka twumvikane byose bishiki ubwami. Niyo mpamvu Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo iyo kubaha Uwiteka yifatanije no kugira ute no kunyura bizana imigisha myinshi. Umwarimu uzazana impinduka ni umwarimu utarangamiye kubaka etaje, ni umwarimu utarangamiye guhindura imodoka ko zagiyemo, ni umwarimu utarangamiye kujya mu ishuri yambaye inkweto ya 25 kandi ahembwa 100. Ni umwarimu, uwo niwe mwarimu. Izo nizo mpinduka tugize ute dukeneye. Hari challenge abarimu dufite dukwiye kumenya. Twajya tunajya no gusenga tukazisengera, twajya gutegura amasomo tukayategura amasomo. Challenge dufite, ndavuga challenge nye nazo nihuta. Challenge ya mbere, turi kwigishiriza ababyeyi badahana. Mwarimu afite inshingano zo kuba mwarimu, ariko akaba n'iki n'umubyeyi, kuko turi kwigishiriza ababyeyi batagize ute badahana. Satani yamaze guha ababyeyi ikinyoma cyo kuvuga ko nta mwanya bagize ute bafite. Nta mwanya ufite, ariko buri munsi Imana itanga challenge yerekana ko ibyo abantu twibwira atari byo. Wera muri 2000 kuva covid yagera hano, ababyeyi babonye umwanya wo kubahe mu kabari, muri ofisi, wo kubahe mu rugo. Uburyo ukabaza se ya misi wabaye mu rugo warapfuye. Ariko kubera ko tudafite sensibility, ntituzi ko priority y'ibintu byose tubana nabyo Imana yaduhaye ari umuryango. Satani rero yabesha ababyeyi ikinyoma kivuga gutya ngo mwebwe ntimufite umwanya wo kurera abana, icyakora mufite umwanya wo gushaka uburyo mugira ute ibibatunga. Nimubashakire ibiryo, mubashakire bureba, abana banyu babyibuhe bajye bamera nk'aba, mubambike imyenda myiza, mubagurire televiziyo nziza, sawa, nanjye nzababarerera. Nubwo abo babyeyi bari busy kuri housing, Satani ari busy kuri character. Mwarimu rero iyo ni imbogamizi ya mbere afite. Niyo mpamvu mwarimu uzazana impinduka agomba guhagarara mu mwanya wa mwarimu, ariko agahagarara no mu mwanya w'iki w'umubyeyi. Abana benshi bafite class zo kutabona ababyeyi. Abana benshi bafite class z'imiryango kubera ko imiryango yabo yagize ute ifite ibibazo. Mwarimu iyo nicyo challenge ya mbere ufite. Ni nayo mpamvu ukwiye kuba mwarimu holistic transformed. Challenge ya kabiri mwarimu afite uyu munsi, Pawulo yandikiye Abefeso igice cyawo cya 6, arababwira ngo kuko mudakirana n'abantu bambaye iki inyama n'iki, ngo ahubwo mukirana n'imyuka ya hehe yo mu kirere. Muri education hari imyuka yo mu kirere ishaka kutwica abana kugira ngo icyo bazaza nk'ibihugu byacu. Iyo myuka rero ifite abanyabutware n'abanyabushobozi ikorana nabo. Abo ni bandi n'abategura izi porogaramu dukoresha. Bagakubwira ngo hoya mwigisha umwana yuko atari, ahubwo yagize ute havuyemo habanje yaje mubabyita wiki evolution. Hoya ngo wibwira umwana ko hari n'Imana, ngo umubwira ko hariho evolution, ko umuntu yavuye mu nguge. Inguge twabagamo zagiye zarashaka. Ariko imaze nawe umuntu agahagarara akakubwira ko wavuye mu nguge ukemera, ukajya no kugira ute
tukishyiraho iki? Ubugore. Dufite imyuka iri kutubwira ngo hoya abantu bazabaho kubera ko bororotse. Generasiyo imwe isimburwa n'indi kubera ko abantu bagize ute? Babyaye. Ariko bakanakubwira ngo ubutinganyi ni uburenganzira, kandi mu butinganyi abantu batazagira ute? Batazabyara. Uwo ni umwuka w'abanyabutware n'abanyabushobozi uri gukorera muri edikasiyo. Abarimu, authentic teachers, mukwiye kumenya ko mukwiye guhangana nawe. Alo. Ugasanga nyine hari umwarimu wigisha reproduction, akayigisha pe muri biology, akigisha reproduction. Yamara kwigisha reproduction ariko akavuga ko ubutinganyi ari uburenganzira bwe. Kandi ari kwigisha iki? Umugabo witwa Byumvura yaravuze ngo na buryo bareba nayo icyo bagira ute? Ibyo biga ngo biga seyansi. Kubera iki? Turi mu isi icuranye, turakorera mu myuka yo mu kirere. Indi mbogamizi ya gatatu mwarimu afite ni amategeko. Law, rules and regulations. Dukeneye ko uyu umwana aba mwiza, azaba umwenegihugu mwiza, ariko we kumuhana. Niba yakerewe, wimukoraho kubera ko yarayagize ute? Yicaye. Ahubwo shaka uburyo umushyiramo, mureke amaguru ku isi icuritse. Barakubuza gushyira umwana wo kuresha mu yiga, bakongera bakakubaza impamvu umwana atatsinze. Ni uburenganzira bwe yakwiga atagira ute? Ariko ni wowe uzasobanura impamvu umwana atagize ute? Atatsinze. Hari umubyeyi wundi weretse kumuhamagara, arambwira ngo ariko uko mwahaye abana wakanyinshi aza kuvuga ni iki? Ngo nyine ngo yataha umwana ngo yataha waka ngo wake 3, ariko nawe ngo kame ngo wake 3. Nyamara y'umwana ari kureba filime ageza saa 7 ageze ute? Yicaye. Nta kibazo umubyeyi yagiraho. Kubera iki? Ari muri system ya myuka yo mu kirere. Niyo mpamvu we need spiritual teachers zihangana n'imyuka iri inyuma y'umwana yigisha mbere y'uko agira ute? Amwigisha. Challenge ya kane cyangwa imbogamizi ya kane mwarimu afite n'iyi si turimo yabaswe no kwifuza. Bibiliya iratubwira ngo isi izaragirana no kwifuza kwayo. Kera mwarimu yari umuntu w'umunyamuhamagaro, none ubu mwarimu yabaye professionnel. Urumva ibintu bitandukanye, vocationnel na professionnel. Umwuka wo kutaba umunyamwuga, wo kutaba umunyamuhamagaro, kugira ngo duhangane n'izo mpinduka nta kindi twakora. Alo. Nta kindi twakora uretse kuba abarimu b'abanyamwuka babwira Imana ngo Mana dore aho ibihe bigeze, duhe kubisoma, nitumara kubisoma uhindura amateka. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wize mu ishuri rikomeye. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wize mu ishuri ryishyura amafaranga menshi. Ejo hazaza ntihafitwe n'umwana wigishijwe n'abarimu bafite degree zikomeye. Ejo hazaza hafitwe n'umwana uri kwigishwa n'umwarimu wahindutse, uri kwigishwa n'umwarimu wasobanukiwe umugambi w'Imana ku mwana ari kugira ute? Ari kwigisha. Impinduka nziza zihera kuri nde? Kuri mwarimu. Uyu munsi rero nsoza icyo nendaga kubabwira, mu by'ukuri ndabashimira by'umwihariko abarimu dukoranye igihe kirekire, abarimu
tugiye gukorana muri uyu mwaka. Icyo mbasaba kandi mbinginga nuko dukwiye gushaka mu maso h'Imana cyane kugira ngo tube igitabo gikwiye umunyeshuri agomba kugira ute gusoma, tube shape nziza umwana azacamo akagira forume nziza, tube ba programminga neza, software zitazabana abana, kandi tumenye ko turi mu murimo wo kugira ute wo gucunga. Bibiliya itubwira iki? Bibiliya itubwira ngo mushake ubwami bw'Imana no kugira ute no gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzagira ute tuzabyongera. Nidukora neza Imana izatubeshaho. Ngenda nkunda kubwira abantu rimwe na rimwe, hari igihe bivuga bakagira ngo ni joking, hari n'uwambwira ati we nuko hari n'ibyo wabaze kubona niyo mpamvu bivuga, ariko bari banze no kuva kera ibyo navugaga kera na n'ubu nibyo kigira ute kivuga. Ntabwo Imana ihangayikishijwe n'icyo nagiyemo ngi Rwamagana. Imana ihangayikishijwe n'uko navuye i Kigali nkagera hehe i Rwamagana. Tusekoma uko nagiye ni minizi Imana yagize ute yashyizeho. Natega muri gare nkagerayo, nagenda n'amaguru, icyangombwa nuko ngira ute nuko ngerayo. Niyo mpamvu Pawulo nyine yabivuze kwa bya jambo, ubwo mufite ibyo kurya n'ibyo kunywa ni munyurwe nabyo. Kamere mu nayo uko bimeze. Hari umuntu wese ugana n'abantu muri no minsi ngo yumve. Umunsi batangaza ko abantu bagize ute babongeje, abantu mesaje zaracicika, ariko umunsi ugareye umwari ntacyo dufite, ntacyo amafaranga barayongeje, none n'ibintu byahise bizamuka kuki ku isoko. Ati none se ko batwongeje umuceri waguraga 25 n'umugeze kuri 40. Ati imbuza litiro y'amavuta yaguraga 2 none igeze kuri bingahe? Kuri 2. Isi ntagiye umuntu azayo batagira ute atifuza. Hari bene data bo muzaganira kugira ati burizo batwongeje na prime bayivanyeho, byibuze na prime yagiraga ko akigira ute ako yongera. Niyo bavuga ngo amafaranga yose y'isi bazayaguhemba, tuzaryama utanishe, tuzaryama utabonye ibikeneye amafaranga, uzanyurwa gusa nuko wamaze kuvuga ngo naho ndiho naho napfa ziko nkungwa n'Uwiteka. Yesu abibwo byose na byose ndiki n'amahoro. Bifurije amahoro, bifurije abarimu bakwiye kubaho batuzwe n'amahoro, bifurije umunsi mwiza w'impinduka zihera kuri wowe, zidahera kuri diregiteri, zidahera kuri kontabule, zidahera ku bana, zihera hehe kuri wowe. Turatekereza yuko ku ruhande rwacu bw'ishuri Authentic International Academy n'ubuyobozi bukuru, ndavuga board na nyiriyerekwa Nyuma Dr. Paul Gitwaza, tuzakomeza gufataniriza hamwe n'Imana kugira ngo mwarimu ukorera iwacu mu mashuri yacu Authentic International Academy abeho neza, agerageza abone bike bimutunga. Ariko icyo tuzangwana nacyo kurushaho ni ukuba dufite umwarimu, ni ukuba dufite umukozi wuzuye, umeze neza mu mwuka, umeze neza mu marangamutima, umeze neza no mu mubiri. Imana ibamugisha. Uwiteka Mana yacu, turagushimira ubwo uyu munsi wabayeho kubera umurezi umwarimu. Turagushimira kubw'abarimu ba Authentic International Academy. Turasaba ngo umwuka wawe abahumeke, umwuka wawe abaganirize, abahindure babe abarimu wifuza. Isi irarushe, isi iri mu kaga, isi irahungabanye, isi yabuze icyerekezo.
abantu bakubita hirya no hino bashakisha ibisubizo ariko barabibuze. Ariko mwami, hamwe n'umwuka wawe, hamwe Yesu umunsi winjira mu rusengero bwa mbere wabwiye abantu mu mwuka w'umwami Imana ari muri njye, yansigiye gukora imirimo urayivuganisha. Turasenze ngo aba bakozi bose ubasigire uburezi, ubasigire kurera, ubasigire umuhamagaro, baba bari mu ishuri abana bigisha bajye bababona nk'abasizwe, ababyeyi turerera bajye batubona nk'abasizwe, abo tuzahura muri kati bamenye ko iki kigo kirimo abakozi basigiwe gukora uyu murimo wo gucungura, wo guhindura abantu bakaba abo Imana ishaka. Uwo mugisha ubuyobozi, uwo mugisha abakozi bose, uwo mugisha abana turera, uwo mugisha ababyeyi mwami, uwo mugisha n'abo turi kumwe hano batarakwakira nk'umwami n'umukiza, bave mu mihango y'idini, bakire Yesu w'inguruzi kugira ngo icyerekezo cy'ubuzima bwacu gihinduke, ejo wacu bazabe heza. Tubisezeranye mu izina rya Yesu. Amen.